impanuka. Uko isi ya mbere ihabaye uretse ko izindi zitagiye zikunze kuza ngo zigwemo, ntabwo nk'urugero hano nk'iki cyuma seringi ku nkoboka ari hakurya, imanuka igiye hariya ngo kuri Karasha, iragenda igeze hariya gukubitana na kwasiteri n'itagisi ngo byari biri hagati aho ku iteme, we yanga guca mu iteme anyura hariya aramanuka ngo agwamo. Irenga itarambuka ikiraro irazica ahagana aho inzu y'umuzungu yubatse, ibikiye ku giti kimwe cyari gihari kivuna, maze kukivuna icana hejuru ku migano irayirenga igwa mu mazi mo hasi. Ubwo urumva nyine abaturage urabona bakangaranye, gusa naho urabona nta mirimo bishe, ari uko icyo kibazo cyabayeho kidasanzwe. Byari bisanzwe biba hano ndetse imodoka zigamo muri Nyabarongo, cyangwa kuva wakura wabyiruka nibwo wumvisha imodoka ijyana n'umushoferi muri Nyabarongo bikabura. Ikigaragara cyo aha hantu hakunze guteza impanuka. Uko isi ya mbere ihabaye uretse ko izindi zitagiye zikunze kuza ngo zigwemo, ntabwo nk'urugero hano nk'iki cyuma cyane ku iteme batacyashyira, hamaze kumanuka imodoka zirenga 3 zishaka kugwa muri Nyabarongo, ariko ibiti bihari bikazitangira. Aho bakoreye n'umuhanda mushyashya Abashinwa, nabwo bamaze kubashyiraho kino cyuma kimaze gutangira imodoka 3 nabwo zishaka kwira ngo zipfiriye. Iri kose ryo hakuno muri Yange hamaze kugwa imodoka byibuze nkeya zirenga nka 70. Ibyo bigahuzwa gute n'abavuga ko ngo hari umuzimu? Byabazemo no kubeshya. Ikigaragara cyo nawe urabona ukuntu hateye, urabona ko aya makorosi urabona ukuntu afuromye, urabona ko atari meza rwose. Amakorosi yahita akata yinjira mu iteme, urabona ko byanga bikunze, niyo mpamvu ahora haba impanuka za buri kanya. Hari wenda uruhare imvura yaba ibifitemo? Oya, uruhare imvura yabigizemo ku ruhande rumwe ni uko imodoka yaguyemo amazi ari menshi, imodoka ikabasha kurengerwa, ariko iyo imvura iba itaguye amazi aba ari makeya, ntabwo imodoka yararengeye muri kariya kageni. Hari icyizere mwaba mufite ko uyu muntu ari buzemo ari muzima? Oya, ntibishoboka. Gusa umuntu yamara amasaha arenze 5 ari mu mazi akaba yavamo ari muzima. Murabizi ko ari mu cyangwa yavuyemo wenda yari? Oya, arimo imanuka nayireberaga, yamanukanye yaje yakubita yinjiramo. Aravuga ko ngo yabanjemo ikizuru, ikindi kiza kisangamo, byo bivuze bite? Yamanutse yose itigwamo, yicaye cyangwa yabanjemo ikimbere? yakubise ihita yidumburamo. Murasaba iki rero kuri uyu muhanda? Ikigaragara cyo ari nk'ibishoboka bagombye gukora inyigo igendanye n'aya makorosi yo ku iteme, y'ibyo hakurya muri Muhanga n'ibyo hakuno muri Ngororero. Umushoferi ntabwo wenda umuhanda ushobora kuba warabaryoheye bakaba banyuramo biruka? Oya, amakuru twakomeje kumva n'ubundi yaturutse haruguru, n'ubundi nko muri kilometero kirenga, n'ubundi yari yaje rwamunaniye. Rwose mu myaka maze ibi bintu nibwo bwa mbere mbibonye, byo kugira ngo imodoka zigwe mu mazi mu ruzi. Ubwo rero mu gihe igihe maze ndumva iby'imodoka byo ntarigeze mbibona, uretse ibyo najyaga mbona mu bivu byarohamye bakabizamuramo. None ubu hagera imodoka na nini wari uyitwaye, byagenze bitabimenye? Njye numvishe ngo imodoka ngo yari yabuze seringi ku nkoboka ari hakurya, imanuka igiye hariya ngo kuri Karasha, iragenda igeze hariya gukubitana na kwasiteri n'itagisi ngo byari biri hagati aho ku iteme, we yanga guca mu iteme anyura hariya aramanuka ngo agwamo. Wabimenye nkasanga hehe? Nabimenye mu masaha 3:30 hafi saa 4. Nyuma y'amasaha yose umuntu aracyarimo n'imodoka ye? Baracyarimo. Ni imodoka yo mu bwoko wenda nyine mwamenye? Imodoka ni mu bwoko bwa Hoho. Ubu yibereye muri Nyabarongo? Irimo hariya buriya. Ntabwo n'ikise ko ari hirya mutayiho? Irimo hariya, nta rutare ruhari, nta sumuri hari, irimo hariya. Ubwo aho muri kuvugira imigezi ni hariya hari kure hano? Hariya iri mu kariya harimo kugira
ufite icyizere ko uyu muntu ari buvemo ari muzima? ntabwo yaba ari muzima. Ntabwo yaba ari muzima. N'amazi ubwayo n'impuza n'umwuka yatabona ntabwo yaba akiri muzima. Niba kandi n'amazi yaba yamusanzemo, urumva ngo nta buzima bwe. ntabwo. Ese hari gukorwa iki? barimo ngo kuzamuramo imodoka Nkabona biri buvemo ko bavuga ko yari inikoreye. rwose. nta niba bishobora, hari imashini ngo bazanye ziterura. Murasaba iki rero ku bakoresha uyu muhanda? Ni ibintu bisanzwe bibaho. Hari abavuga, wowe uri na mukuru, hari abavuga ko ngo hari ahaba umuzimu uteza impanuka. reka barabeshya. umuzima aturutse hehe? Ntawe. Ni impanuka nk'ibindi. ni impanuka nk'izindi. ubundi ngo yamanutse yabuze feri. Imitima yanyu murumva imeze? Kwicara umwanya ungana uku ntutegereje umuntu, ntimuzi ibyo, murumva muri mwe mumezemo? twebwe mbese ni nko gutabara, nka kumwe abaturage batabara. tuhagera twahageze nyuma y'igihe, ariko ibyo twasanze abari bahari bavuga ko yamanutse mu muhanda iva i Muhanga igana Karongi. biba ngombwa ko irenga itarambuka ikiraro, iraza ica ahagana aho inzu y'umuzungu yubatse, ibice ku giti kimwe cyari gihari yakivuna, maze kukivuna icana hejuru ku migano, irayirenga igwa mu mazi mo hasi kuri Nyabarongo. Yabuze feri se cyangwa hari izindi yahungaga wenda ngo itaziteza impanuka? Ni feri yari yabuze. Hanyuma wenda abakorana nawe mwabashije kuganira, babwiye ko byagenze bite, ko bavuga ko ari nabo bavuga nabyo ko bari kumwe? Umwe mu bo bari kumwe wenda bava ku cyicaro aho bakorera ruguru hariya Muhanga, araje avuga ati waje tukajya mu kazi ka bosi. Yaje avuga ati oya ugenda ndaje. Nibwo nawe bongeye bamuhamagara bambwira ko ari muri bari hagana hirya. Nutambika uramubona yambaye umupira w'umukara, banafite n'umusatsi mwinshi n'ubwanwa n'agafavori. Ufite icyizere ko uyu muntu ari buvemo se n'iyi modoka ye? Turacyategereje, ndabona abamarine bari mu mazi kugira ngo turebe ko yaza kuvamo. Navamo biraba ari amahirwe, natavamo bazakomeza bashakashaka. Ni ibintu bisanzwe biba hano cyangwa kuva wakora nibwo wumvise umuntu agwara n'imodoka muri Nyabarongo? Iki kirakuva cyubaka bacyubatse ndina, ari ibi ni ubwa mbere bihabaye. Hajyaga impanuka z'amagare, amasuzuki, ariko iyo ni iratangaje. Hari abavuga ngo haba umuzimura. Iby'abazimu ntabwo mbizi. Umurongo wa telefone tuvugana na Kayitare Jacqueline, umuyobozi w'aka karere ka Muhanga, yadutangarije iby'aya makuru ndetse ashimangira ko biriwe bashakisha umunsi ugaca ikibu na n'isaha batari bakabonye.